nzirungura ikabije n'agahinda abantu bafite bitewe n'ahantu abantu bari. Nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye twabanaga kuri social media, yarampamagara tukavugana nkamwumva, nkamutega amatwi, nkamwumva, akambwira ihohoterwa akorerwa. Umunsi umwe arampamagara nanga kumwitaba, ndi mu bintu bitamfitiye akamaro, nanga kumwitaba ndavuga turavugana mu gitondo. Arangije anyohereza message arambwira ngo ibyo wankoreye warakoze, maybe was the one who wari kunyumva ku munota wa nyuma, ariko ndakubuze, ndagushimiye, uzabeho amahoro kandi Imana izagufashe mu byo wankoreye. Saa 11 baramumbikiye, yapfuye, yansigiye umutwaro. Muramuzi, nanze kubyinjiramo ni birebire, byabaye birebire. N'umwana barepinze afite imyaka 9 bamusambanya, sumubyara aramusambanya mpaka umwana agezeho. Bafite amafaranga menshi cyane. Babonye umwana agezeho amaze gukora ashobora kwirekura ngo avuge ibyamubayeho. Murabizi mwebwe. Nzirungura ikabije n'agahinda abantu bafite bitewe n'ahantu abantu bari. That's why I'm here. Niyo mpamvu mfata nimero nkayishyira hano iri open kugira ngo abantu bose, umuntu wese, please come to me. Ntabwo mfite amafaranga nzaguha, simfite ibindi nzaguha umwanya. Dufite abantu, dukeneye umuntu. Hano hari umuntu, hano nta kindi akeneye uretse kumutiza urutugu rwawe akaruririraho akaruhuka. Babarira icyo kintu, ntabwo ufite umutima utanga icyo kintu. Izi platform nkoresha yaba hanga no kuri Twitter n'ahandi, nifuje ko zaba urutugu rw'abantu bashobora kuza bakegamiraho bakaruhuka. Wishime, twese tunyura mu bintu bikomeye, ariko ugomba kwishima kandi ukagira uruhari kugira ngo bagenzi bawe bishime. Ibi bintu mbikora, nanze kubikora ngo bitabamo amaronko, nanga gukora YouTube channel. Ngera naho abantu bambwira ngo reka njye iyo topic, iyo content yawe nyifate nyishyire kuri YouTube channel, njyewe nkwishyura tugabane kabiri. Undaraza anyofaringa miliyoni 10, arambwira ati mpa content yawe nguhe miliyoni 10, ntazagira umuntu uzongera kuyifata. Bose narabahakaniye kuko ntabwo ngiyewe naje gushaka amaramuko kuri izi platform. Ku bantu babizi, nafashe initiative yo guhaguruka nkavuga. Narabibabwiye kandi basubiriremo abantu muri aha. Nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye twabanaga kuri social media, yarampamagara tukavugana nkamwumva, nkamutega amatwi, nkamwumva, akambwira ihohoterwa akorerwa. Umunsi umwe arampamagara nanga kumwitaba, ndi mu bintu bitamfitiye akamaro, nanga kumwitaba ndavuga turavugana mu gitondo. Arangije anyohereza message arambwira ngo ibyo wankoreye warakoze, maybe was the one who wari kunyumva ku munota wa nyuma, ariko ndakubuze, ndagushimiye, uzabeho amahoro kandi Imana izagufashe mu byo wankoreye. Saa 11 baramumbikiye, yapfuye, yansigiye umutwaro wo kudashobora kunegrija telefoni iyo ari yo yose. Baramumbikiye, maybe nari gusevinga ubuzima bwe. So kubera iyo mpamvu rero, muramuzi, nanze kubyinjiramo ni birebire, byabaye birebire. N'umwana barepinze afite imyaka 9 bamusambanya, sumubyara aramusambanya mpaka umwana agezeho. Bafite amafaranga menshi cyane. Babonye umwana agezeho amaze gukora ashobora kwirekura ngo avuge ibyamubayeho. Murabizi mwebwe. Baramupangiye ngo adasebya umuryango, baramwica, arapfa, bamukurikiza nyina wari warapfuye. Urimo kunyumva? So ibyo bintu rero niyo bishobora kuba ngiye kugeza amasaha naravuze ntabwo nzongera kunegrija uwari wese. I will be here mu minsi isigaye, nikoreye umutwaro. Ibyo ntakoreye uriya mwana n'umutwaro yansigiye, nzabikorera abasigaye, kuko nta kibi kingenza. Ibyo nkora mbikora n'umutima nama wanjye, numva yitambitse nk'umufitima muri wowe, ndagusenyana n'umwijima wawe, tugakomeza gahunda zacu. Turi kumwe? So reka dukomeze tuganire. This is Godfather. Iyo niyo realite, uko niko kuri.
uzamukorera ubuvugizi se ngo agaruke ko yamaze gupfa. So byihorere sha, byihorere abantu bajya muri byinshi. Hariya muri Ottawa, kangaruke muri Ottawa. Muri Ottawa umwana w'umukobwa w'umurescape yararepinzwe mu Rwanda, wamufashije kugira ngo amukuze akajya amusambanya, agira gutya aza kubona visa, umugira neza mushakira visa, ageze muri Ottawa aburana n'ababura ibyangombwa. N'umwana niboneye n'amaso yanjye ngewe ngiye, umwana yahoraga afite good vibes abana n'abandi, za nshuti mbabwira zidashoboka, ari mpamvu nanze kubiyereka. Umwana w'umukobwa bro yirirwaga yasohotse, niwe wambariraga abantu, niwe watwereraga abandi, niwe wabaga uri kumwe n'abandi mu anniversaire y'abandi yabaga arimo, ariko yari yitukoreye umutwaro w'uko ibyangombwa byanze agomba gusubizwa mu Rwanda. Ni 2018 mu Rwanda. Uretse wa muntu wamufashe ku ngufu kuva akiri umwana, nta wundi munyamuryango yagombaga gusangayo. Umwana w'umukobwa wahora guseka, ntabwo wari uzi kiri mu mitima ye. Umwana w'umukobwa umunsi wo bamaze kumubwira umunsi azasubizwa mu Rwanda bamudeportinga, umwana basanze umurambo muri Ontario River, ni uwo mugezi. Which kind of friend are you ku bantu bana nabo? If you cannot check on your friend ngo muceking umenye uko ameze, uri inshuti ki? Mu b'inshuti zishobora kwihanganira gutega umusaya bagenzi banyu bakabaririra ku gituku ku rutugu. Sinari kubabwira. So Godfather nta bintu nkora by mistake, ibintu nkora bifite experience nabibayemo. We know life. Nzi kuba wenyine definition yabyo. Nzi kubaho uri mu irungu icyo bivuze. Ntabwo Godfather uko nkoresha amagambo meza, yago yaravuze ngo mfite ururimi rubyimbye mu kanwa. Nuko mvuga nkuko mvuga. Ariko impamvu abandi hano, abandi bantu bavuga amagambo y'Imana, bavuga ibindi bose baza hano ntibabone audience, ntabwo ngiye mfite ikindi ntanga. Nuko Imana izi ko icyo ngambiriye atari kibi. I'm here to give my contribution to our society. Nanjye numve ko ari ikintu natanga muri societe yanjye. Abantu bazi hano duseke, dutarame, twishime, baseke, umuntu abona umutima wa Mutamba amusange muri DM amwandikire, amuganiriza, amuhumurize nk'umubyeyi. It's all we need. Nonox mubaze mubwira ati mukobwa mwiza wariye urasura birakunda, ambwira ati yego daddy. That's it. Turi kumwe rero abanyarwandakazi inshuti zanjye, ntabwo biba byoroshye, biragoshe. Dufite community ifite negativity muri yo, aho uzarebe aya masaha ndamutse nzanye amatiku cyangwa nkazana ibintu bibi biri kuvuga amagambo mabi, ntumenye abantu bavuye. Dukeneye abantu basengera urubyiruko ruri kubyiruka, kuko ndakubwiza ukuri, hagira umuntu ufungura, niyo waba ufite umufollowers imwe, ufungura uvuga ibintu bibi biri gusenya. Ntabwo nzi yoroho umwuka mubuva n'abantu bakaza bagira ngo muri ntuza. Reba ejo bundi nafunguye space live hano, uziko ndabwira nti se muhungu nawe Benda, muri iki kibahuza kiruta kibatanya, muhure muhana ibiganza muganire, uzamwitabazaho umukeneye azakwitabaza gukeneye. Abantu barantutse ngo ntumye babura akazi, ngo ni gute ngo mbirangije hakiri kare, kubera iki mushaka gucuruza umwijima. Barantutse, wowe wigize umukunzi w'amahoro, ubwo se ko twari tubonye content ubirangije kubera iki? Babarira unyumvire. Buri yare ntiyavuze ngo mbirangije ngo byari bitangiye, siko yavuze ngo kuki birangije byari bitangiye. So na buri kantu urababara.
yaranyishe. So uri kumva rero niba dufite sosiyete yumva ko ishobora kubona imitima y'abandi iri gushenguka, ntabwo bashaka kureba cyangwa ingaruka biza kugira ku muntu. We acuruza kuri ibyo bindi. So rero mureke buri muntu atangiye urumuri. Mani Martin yararimbye ngo urumuri ntirukabure, ijoro n'amanywa ntibizabe kimwe. Kubera iki wumva utajya kuri kote y'urumuri ukamurikira abandi ukumva ko wowe ugomba kuzanga uri mu ishusho ya darkness? Mwaretse imitima yanyu ikagira urumuri, mumeze nka cya kigarashe ejo muri cyavuze ngo biteye agahinda kubona ngo amatara ngo yaka mu mujyi wa Kigali amasaha 24 ngo saa bajye bayazimya. Ndavuga iki kigara, imbabarira wumva ikintu agiye kunenga. Wega we ngayo nguko mureke dukomeze tuganire. Twakomeje tuganire, niko bimeze. So ngewe Godfather nduwo rero iko nzize ku mutima nama wanje nta dore iyo TikTok universe ziri konyura hejuru ngaho muri abakene. Erega nuko muri abatindi muramutse mufite amafaranga ntago mwabona umwanya wo gukora ubwo bugoryi no kwifuza ibibi. Umuntu yamufite amafaranga, mushaka amafaranga mujye munyuzaho TikTok universe hano. Urumva nk'umwana w'umukobwa uvuze ati Daddy Godfather ngatambuka nkishima nanjye nkanyura kuri, niba ari ikintu kijya kinshimisha nama ya makoyini mumpa bura mujye munkurikirana uko mutajya munkurikira maze gufunga live, mujye munkurikira ndi kunyura ku ma live y'abandi bro. Niba ari ikintu kijya kindyohera na ya magift mumpa nkanyura kuri live z'abantu nkatubatamo nkabona ukuntu bari guseka bishimye, njya nkunda kubatungura, biraryoha mpinduka BNS nanjye icyo gihe ngahinduka Didi. So biraryoha ubona umuntu ukuntu yishimye mukoreye umunsi. Ntabwo wibaze ko erega gushimisha umutima w'umuntu ntabwo bisaba kumuhereza ibintu ngo bimugirire akamaro. Ushobora gufata umuntu amadolari 1000 ukayamuha ukayamwoherereza, ntabwo bizamuvana mu bukode. Nibyo nabyo turabikora, turabikora. Uzi ko nanjye hari ahantu njya mba BNS kuturaba twanjye nahagera bakampamagara. Nagiye ahantu kwa Mike mu kubita imitima abantu bose barakangana. Najya aho njya bakampamagara nk'uko duhamagara BNS hano. Reka babwire ikintu kimwe, ntabwo gutanga urukundo n'umuco mu mitima y'abantu bisaba byinshi. Ni ducyo ufite ukadusaranganya n'abantu. Reba ukuntu aba bantu babanyuza hano bagafata pano bakayishimisha abantu muri ntuza bakareba iriya fi bakavuza induru. Ni positive. Ugafata abantu 300 bose ukabashyira kamwenyu ku munwa, uwishimye ubabaye akavuga wow reba pano. Nukuri ko Imana ari byiza, mujye mubikora. I'm telling you. Nagiye kuri pano ya Mike mpava bavuga ati Juliet ugiye koko. Thank you Juliet. Nkuko twarika ngo BNS. Thank you Juliet. None nkajya numva si bya bintu biryoha gutya.